umuhanzi Diamond Platnumz yasabye private jet cyangwa se indege yihariye kugira ngo abashe kugera ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali. Nasib Abdul Juma Isaac wamenyekanye nka Diamond Platnumz yasabye rero umugenzi we Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben indege yihariye private jet kugira ngo azabashe gutaramana nawe mu gitaramo cyo kumurika album ye amaze imyaka 5 ateguza abafana be n'abakunzi be b'umuziki. Amakuru atangwa n'urubuga rwa Rwandair agaragaza ko ukoresheje private jet uvuye mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania ukoresha isaha imwe n'iminota 51 ni mu gihe uturutse mu mujyi wa Addis Ababa ubwo ni muri Ethiopia ukoresha amasaha 2 n'iminota 30, naho mu mujyi wa Nairobi ukoresha isaha imwe n'iminota 12, naho i Kampala ugakoresha iminota 36. Diamond afite gahunda yo kumara iminsi 2 Kigali ushingiye kuri gahunda yo kwishyura kugira ngo uparike private jet ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe bisaba ko wishyura amadolari hagati y'ibihumbi 3500. Ubwo no kuvuga mu madolari miliyoni 4,878 n'andi mafaranga arengaho ndetse n'amadolari ibihumbi 18 ubwo miliyoni 25 na magana 900 na kimwe n'andi mafaranga arengaho ku isaha. Inyandiko nyinshi ziri kuri internet zo zikavuga ko kugira ngo gusa uparike private jet ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose wishyura amadolari ari hagati y'ijana ndetse n'amadolari 1500. Gusa private jet ziri mu bwoko butandukanye. Ibi rero bituma n'amafaranga yishyurwa kugira ngo uparike ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali atangana. Ibi kandi binashingira ku kuba zitangana mu burebure cyangwa se mu ngano muri rusange. Igihe rero ugomba kumara ku kibuga cy'indege n'ibindi bigiye bitandukanye. Private jet yo mu bwoko bwa turboprop wishyura ari hagati y'amadolari 1,800 n'ibihumbi 2,300, naho iya very light jet wishyura ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3,800, naho light jet wishyura ibihumbi 5,400 ndetse n'ibihumbi 6,300, ndetse hakaba niyo bita mid size jet ukishyura ibihumbi 6,400 n'ibihumbi 800, hakaza niyo bita super mid size jet wishyura ibihumbi 8,900 ndetse n'ibihumbi 10. Ni mu gihe kandi heavy jet wishyura ibihumbi 10 hagati y'ibihumbi 10 ndetse na 14. Urumva ko mwabantu mwe ni ibintu bitoroshye. Ikintu bita indege birumvikana ko kiba gifite agaciro gahambaye kandi naho ibigomba kugwa naho haba hafite agaciro gahambaye. Amakuru avuga ko Diamond yasabye private jet ahanini bitewe nuko afite ibindi bitaramo azaba arimo ahantu hatandukanye, bityo rero akeneye indege izamwihutisha kugira ngo azabashe guhita agera mu mujyi wa Kigali ku buryo bwihuse. Diamond si we wa mbere usabye private jet kugira ngo agere mu mujyi wa Kigali, kuko no muri Kanama 2023 uzwi nka Kiss Daniel yageze i Kigali mu ndege yihariye hatanzwe miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abashe kugera ku kibuga cy'indege cya Kigali. Ni icyemezo rero cyafashwe ahanini bitewe nuko indege yari yasize Kiss Daniel mu bitaramo yari arimo mu gihugu cya Tanzania n'ahandi. The Ben rero aherutse gutangaza ko azataramira muri BK Arena ku itariki ya 1 Mutarama 2025 mu gitaramo cyihariye, kandi azataramana ku rubyiniro n'abahanzi bose bakoranye indirimbo, kuko ngo agomba gukora ibishoboka byose bose bakazahaboneka. Ngayo nguko rero. Gusa ndacyakomeje mu bahanzi rero ba hafi bazagaragara muri iki gitaramo harimo Riderman, hakazamo Tom Close, Kevin Kade, Element, hakazamo umuraperi Kivumbi King n'abandi bagiye bakorana ibihangano bigiye bitandukanye kandi byakunzwe mu buryo bukomeye. Avuga kuri iyi ndirimbo ye rero My Name na Kivumbi King izasohoka muri iki cyumweru, The Ben yumvikanishije ko idasanzwe ndetse yavuze ko azaba ari indirimbo ishobora kuzandika amateka. Natwe rero abafana iyi ndirimbo tuyitegeranyije amatsiko menshi. Yanavuze ko kandi yizeye ko izahindura ikibuga cy'umuziki nyarwanda, ariko kandi
anafite indirimbo nyinshi ziri kuri alubumu ye ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye, kandi yavuze ko yiteguye kuzazibamurikira ku mugaragaro nyine nk'uko yabitangaje ku itariki ya mbere Mutarama 2024. The Ben Taiga B, reka turebe ko ari butegere Diamond muri private jet ikamugeza i Kigali. The Ben uri kwigaragaza cyane mu muziki nyarwanda. The Ben yagiye ashinzwe kuba umunebwe mu muziki nyarwanda ndetse no kudakora bitewe no kwisinzirira, ugasanga abafana be nabo yabasinzirije. Mu by'ukuri nta kintu gifatika ari kuba haba akaririmbo kamwe bwa hit imyaka igashira, ariko umuhanzi yerekanye ko noneho yaje mu maraso mashya. The Ben Taiga B ari ready. Uyu muririmbyi rero yashimangiye ko iyi ndirimbo izaba iy'umwaka uko byagenda kose. The Ben kandi yavuze ko mu rugendo rwo kwitegura kumurika alubumu ye yatangiye gushyira hanze indirimbo ze zirimo nka True Love yakoreye muri Country Records yashinzwe na Nopo G. Mu buryo rero bw'amajwi iyi ndirimbo yakazwe na producer Rio Beat ndetse no mu kuyandika barakoranye. Ni indirimbo kandi avuga ko bazakorera amashusho kandi izasohoka mu gihe kiri imbere vuba cyane, ndetse mu ndirimbo azaririmba iri ku rutonde nayo iri kuri uru rutonde. The Ben rero yavuze ko iki gitaramo cye kizarangwa n'ibintu byinshi cyane birimo n'ibishimangira umuco w'u Rwanda. Yavuze ko kandi bajya babibona kenshi aho abahanzi bahuza ibigezweho ndetse n'umuco w'u Rwanda muri rusange. Yavuze ko azataramana kandi n'itorero ry'inyamibwa, itorero ishyaka ry'intore, yego sorry, itorero ishyaka ry'intore n'abandi bagiye batandukanye. The Ben iki gitaramo cye gisa nkaho kiri ku rundi rwego, sinzi niba nabyita mpuzamahanga, kuko The Ben mu gitaramo cye hari umwanya uzaba wishyurwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Can you imagine? Mu gitaramo The Ben azakora hazaba harimo umwanya uzaba wishyurwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Oh my gosh, amafaranga menshi pe. The Ben rero ni umuhanzi uri kwigaragaza, ndetse mu minsi ishize yasohoye indirimbo ari kumwe na Bwiza yitwa The Best Friend. Ni indirimbo nziza nubwo yaje guhagarikwa nyuma bitewe n'ibyo bitubahirijwe mu gukora iyi ndirimbo. Hari umuntu wabareze ntari kwibuka izina iyi ndirimbo ndetse iza gusibwa kuri YouTube, ariko nanone iza kugarukwaho bitewe n'ibiganiro bagiranye. The Ben rero ari kwigaragaza cyane. The Ben ni umuhanzi uri gukora cyane, ariko mu by'ukuri igitaramo cye kizaba ari imbatura mugabo. The Ben igitaramo cye kizaba kirenze rwose, kizaba kirenze. Nari ndimo mbabwira ko igitaramo cya The Ben harimo umwanya uzaba uhagaze miliyoni, ariko amakuru angeze aka kanya ni miliyoni ahubwo irenga n'ibihumbi 500. No kuvuga ngo umwanya wa mbere usanzwe uzaba ari 5,000 nko bita regular, umwanya wa kabiri uzaba ari 10,000 o bita general lower bowl, naho umwanya wa gatatu uzaba ari 15,000 o bita ground floor, naho umwanya wa kane uzaba ari 20,000 o bita premium lower bowl, naho umwanya wa gatanu uzaba ari 25,000 o bita CIP, naho umwanya wa gatandatu uzaba ari 50,000 aho bita corporate corner, naho umwanya wa nyuma w'ikirenga bita business suite uzaba ari miliyoni 500 oya uzaba ari 150. Sinzi menya ari miliyoni 500 uko ndi kubibona. The Ben rero ntago nizi imibare, ariko ndi kubona bisa nkaho ari miliyoni 500 umwanya wa nyuma wo bita business suite. Ubwo ababa bafite amakuru kundusha muratubwira muri comment umwanya wa nyuma mu gitaramo cya The Ben nangaye. Uwo muntu ubizi ananyandikira muri comment. Ibintu by'imibare birangora, gusa umwanya wa nyuma ntago ndi kubasha kubibona neza. Gusa iki kizaba ari igitaramo karundura. Niba wifuza kujya wibonera amakuru aryoshye, showbiz, politike y'imbere mu gihugu, muri Afrika, mpuzamahanga, hose ngenda nkokoreramo kugira ngo hose buri muntu yisangemo. Hari abakunda amakuru ya politike, showbiz, amakuru avugwa mu turere, nta handi ushobora kuyasanga uretse kuri iyi channel.
umva hari channel nyinshi zikora ama documentaire zigiye zitandukanye, ariko ngiyewe nkora ku mpande zose. Urumva ko ukoze subscribe kuri wowe nta gihombo kirimo na gitoya. Reka rero mbashimire wowe wateze amatwi iyi video, Imana ikwishimire, Imana ikomeze kube hafi kugira ngo uyu mwaka uzawusoze neza uri amahoro rwose, ni bibe bifite agaciro kandi byo kwishimira. Reka rero mbashimire, wakoze cyane. Ciao turi kumwe. Channel ni Oliver Rwanda.